tubashimiye kuba muri kutwumva. Uyu munsi turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2021. Uyu munsi mbabwira iki kiganiro kiraba kiryoshye gutya hashize iminsi igera kuri 17 amasaha 22 n'iminota 30 iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo giherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ribayeho. Ku tariki 22 mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka ahagana mu masaha ya saa moya z'ijoro, ibigize ikirunga cya Nyiragongo byarivumbagatanyije bipfupfunyuka munsi yacyo bisandarira hanze yacyo bitemba byiteguye kwangiza icyo byari buhure nacyo cyose. Ibisa n'igikoma bikigize gusa nanone byakana ubushyuhe butagira ingano byahise bitangira gutemba bigana mu mujyi wa Goma ahagana mu birometero 20 werekera mu majyepfo. Turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihe ibisa n'ibikoma cyangwa se amazuku ya Nyiragongo yatembaga ku muvuduko w'ikirometero kimwe ku isaha. Uyu muvuduko wemereraga benshi kuba bagicika, gusa ushatse waburetse kwiyibagiza ko byatembaga byerekera mu mujyi wari utuwemo n'abaturage bagera kuri miliyoni 2. Ikibabaje iki gihe uyu muriro wakaga ku rwego rutagira ingano, watembaga utiteguye kugira impuhwe na nkeya aba baturage banganaga gutya. Ubwoba bwari bwose nyuma y'uko ikirunga giciye amarenga y'uko cyari cyarekeye aho kuruka. Imishyitsi n'imitingito yasanze nayo itagenderaho. Ku tariki 24 mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, imitingito itagira ingano yari yamaze kuyogoza umujyi wa Goma ndetse udasize n'uduce tuwegereye nk'akarere ka Rubavu. I Rubavu niba utarabyumviseho cyangwa se ukabona bize, reka nse nk'ubigusubiriramo. Ibyakingiraga abantu imbeho, imvura n'ibisambo byari byahindutse nk'intare y'inkazi. Igihe cyonyine abanyarubavu bahungaga inzu zabo biyubakiye kuziraramwe ari ikibazo. Ibihe aho ikiremwa muntu cyo mwakariya gace cyabonyemo ibintu kitari kiteze. Ubutaka bahingagamo, ubutaka bagendagaho baraharuyemo imihanda bakamenamo za beto ngo buborohereze ingendo n'ibindi bikorwa. Iki gihe bwasamaga busa n'ubwifuza kubamira bunguri. Imitutu n'imisate muri za kaburimbo ndetse n'amazu biyubakiye yisataguragamo kabiri anahirima bayabona. Ubwoba bwari bwose iki gihe, nta muntu wari witeguye kumenya iyo yari bwerekere. Abari babishoboye bahunze akarere kuko nta yandi mahitamo yari ahari. Uyu munsi mureke tuvuge ku kirunga cya Nyiragongo. Ikirunga cya Nyiragongo giteye ute? Ni iki mu by'ukuri cyasunikiye isi gusa niyihenura ku bantu igatega isisi ku rwego buri kintu cyose cyasaga n'ikigomba kwisanga ku butaka. Uyu munsi mureke kandi tuvuge ku ngaruka iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ryateje, hanyuma turaza guhita dufunika ikiganiro cyacu. Ikaze. Mbahaye ikaze nanone. Iki kiganiro nimenya byinshi. Ni ikiganiro mwungukiramo byinshi, mwibaza kandi mukabibonera ku gihe. Kugira mujye mubonera ibiganiro byacu byose ku gihe, tubashishikariza kumanuka munsi y'iyi video mugakanda hano hatukura handitse ijambo subscribe, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose. Nk'ibisanzwe rero, abanzi ndetse n'abagiye kumenya, nitwa Samuel Mugisha. Ubundi ikirunga cya Nyiragongo ni kimwe mu birunga bikiruka kandi kiza mu buryo bw'ijisho isi gifite kugeza uyu munsi. Ni kinini bihagije. Ikirunga giherereye impande y'ikiyaga cya Kivu, kigaherera mu burasirazuba ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri pariki ya Virunga National Park. Nyiragongo, ikirunga gifite nibura umwobo uri ku gasongere kacyo ungana n'ikirometero 1.2 uvuye ku mpera imwe ukagira ku yindi. Ibi ni nk'uko wafata umugozi ukawurambura ku mpera imwe y'uruziga ukagenda ugakoza ku yindi, gusa ukabikora wambukiranya hagati y'urwo ruziga, hanyuma ugasanga uwo mugozi upima ikirometero 1.2. Niko umunwa w'ikirunga cya Nyiragongo ngana. Uyu mwobo usa n'ukoze uruziga rufunze, niho bubiko bw'ibikoma byaka cyane kandi biri ku buso bunini mu birunga byose isi ifite kugeza uyu munsi. Kiri mu birunga bya mbere isi ifite bifite ikiyaga kinini cy'ibikoma cyangwa se cy'amazuku y'ikirunga. Ikirunga cya Nyiragongo ni kibi cyane ku rwego ruhambaye kubera ukuntu ibyo twavugaga bisa n'igikoma byacyo byaka gusa bigasa n'ibisukika. Ibi bituma iyo kirutse bitemba byiruka cyane kuko biba bimeze nk'amazi. Mu mwaka w'2002 ku tariki 17 mu kwezi kwa mbere, iki kirunga cya Nyiragongo cyararutse. Amazuku y'iki kirunga yatoboreye ahagana iburengerazuba bwacyo, hanyuma umujyi wa Goma, umugwa mukuru w'intara ya Virunga y'Iburasirazuba, wangijwe bikomeye n'ibikoma byaka ku rwego rutagira ingano kandi byamara guhora bikaba amakoro cyangwa se amabuye. Iki gihe abagera ku bihumbi 200 by'abantu basigaye batagira aho kuba.
ubundi Nyiragongo yamenyekanye cyane ahagana mu myaka y'1960 ndetse na 70. Iki gihe nicyo gihe abahanga mu bumenyi bw'ibirunga barimo uwitwa Crafts ndetse na Taziev bagikoragaho ubushakashatsi. Hanyuma cyabaye igihe kingana na kimwe cya kabiri cy'ikinyejana mbere yuko gikora amabara mu mwaka w'1977. Mu 1977 binyuze mu bisa n'imyobo byari bikiriho ahagana inyuma yacyo, ibikoma byaka umuriro byaturumbutse muri Nyiragongo bitemba bijya hanze yacyo. Iki gihe ababarirwa mu binyejana bahasize ubuzima. Hanyuma y'ibyabaye mu 2002 abarenga 200,000 by'abantu kikabamburaho kuba ndetse n'abandi 250 kikabahitana. Uyu mwaka nawo cyararetse kiti reka nkwereke. Uyu munsi habarurwa abantu bagera kuri 32 ndetse n'inzu zigera ku 1000 iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ryangije. Ahagana mu masaha ya saa moya z'ijoro ku tariki 22 mu kwezi kwa gatanu 2021, ikirere cyarahindurije gisa umutuku mu duce duherereyemo Goma ndetse na Rubavu. Iki gihe kugira ubwoba byo byari bisa nk'ari ibyangombwa cyane kuko umuriro usukika wakaga ku bushyuhe bubarirwa mu bihumbi by'ibipimo by'ubushyuhe werekeraga hari kiremwa muntu. Ubwo rero kugira ubwoba iki gihe byari bisa nk'ari ibyangombwa, nta wabaseka. Uyu muriro wagendaga ku muvuduko w'ikilometero kimwe ku isaha watwaye ubuzima bw'abantu bagera kuri 32, ingo zigera ku 1000 zirangirika twabivuze. Ibi byose kandi byanabaye abandi baturage babarirwa mu bihumbi bava mu byabo bahunga ikirunga. Gusa ibi byose nanone mu kuba byose byabayeho, hari ikigo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishinzwe ibirunga ndetse no gukusanya amakuru ajyana nabyo yose. Iki kigo cyitwa Goma Volcano Observatory. None kuki batatubwiye? Ese kuki bategereje ko ikirunga cya Nyiragongo kigira ingaruka ku bantu bitunguranye aho kureka ngo bibe babyiteguye? Mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa 9 wari umuyobozi w'iki kigo Bwana Kacho Kalume yaciye amarenga ku byari bigiye kuzaba. Mu magambo ye yaragize ati ikiyaga cy'amazuku y'ikirunga cya Nyiragongo kiri kuzura vuba kandi vuba byihuse. Ibi biri kongera ibyago by'uko iki kirunga cyazaruka mu myaka mike iri imbere. Iki gihe yanavuze ko hashobora kuzabaho umutingito ushobora kuzaba nk'imbarutso y'iruka ryacyo mbere y'imyaka mike cyane. Hanyuma ikigo gishinzwe ibijyanye n'ibirunga muri Goma murakibuka ni kimwe twavuze cyitwa Goma Volcano Observatory. Iki kigo nticyongeye gukora neza nk'uko bikwiye. Byagenze gute? Iki kigo gishinzwe ibirunga cyari kimaze igihe kigera ku mwaka umwe mbere yuko iri ruka ryabaye ejo bundi riba kidakora neza. Iki kigo cyagiye kibura amwe mu mafaranga yo kwishyura ibyangombwa ngo isuzuma ry'ibirunga rikorwe neza uko bikwiye. Gusa nanone mu kwezi kwa 8 mu 2020 raporo y'ubushakashatsi bujyana n'ubumenyi bw'isi yari ishingiye ku gereranya ry'amateka n'imiterere ya Nyiragongo uyu munsi yavugaga ko iki kirunga cya Nyiragongo byari bishoboka ko cyari kuruka hagati y'umwaka w'2024 mu kwezi kwa 3 ndetse no mu mwaka w'2027 mu kwezi kwa 11. Nyuma y'imikorere idahwitse y'ikigo gishinzwe ibirunga Goma kubera ikorwa ry'amafaranga yahabwaga abashakashatsi barashinzwe kukigenzura bikozwe na banki y'isi mu 2020, Nyiragongo yaratwihindutse nk'abari badasanzwe bayibona. Mu kuruka kwayo abagera ku 8,000 bahunze umujyi wa Goma berekera mu Rwanda nta kindi bashaka bakubuhungiro. Iyi ni imibare ya UNICEF. Uretse aba kandi abandi bagera ku 25,000 bashwiragiye berekera mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Goma mu duce tumwe nka Sake. Tugeze ku tariki 23 turi mu kwezi kwa 5 umwaka wo ni wa wundi ni 2021. Ijambo ry'ihumure ryaratanzwe kandi ryavugaga ko amazuku y'ikirunga cya Nyiragongo yatembaga yerekera Goma yari yahagaze. Abenshi mu bari bahunze umujyi wa Goma basubiye iwabo, gusa ntibyatinze ko bagaruka. Ku tariki 24 mu kwezi kwa 5 abari mu mujyi wa Goma no mu duce tuwegereye nibo bakubwira ibyabaga. Imitingito yisukiranyaga buri kanya nk'imvura y'amahindu. Ku tariki 25 mu kwezi kwa 5 umutingito wari ku gipimo cya magnitude ya 5.3 cyangwa se igipimo bapimiraho ibijyanye n'imitingito cya 5.3 ni wari ufite imbaraga ku rwego rutagira ingano nyuma y'uruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Wakubise ahagana saa 5:30 uturutse mu murenge wa Rugerero aho nahagana iburengerazuba bw'u Rwanda. Nibura habarurwa ko ku munsi wo kuwa mbere umujyi watigishijwe n'imitingito 119. Nibyo wabyumvise ni ku munsi umwe aho ngaho. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru bya Reuters, Kasereka Mahinda umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibijyanye n'ibirunga Goma yavuze ko imitingito yibasiraga aka gace yaterwaga n'ibisa n'ibyo iyi si yacu iteretseho byashakaga kwisubiza aho byari biri cyangwa se kwisubiza mu buryo. Yavuze ko ibi nabyo byanabaye mu 2002 ndetse no mu 1977 igihe iki kirunga cyarukaga. Umutingito wo kuwa mbere
umwe wari ufite igipimo cya 5.3 mu bijyanye n'ibipimo by'imitingito wibasiye inyubako nyinshi zirangirika, ndetse ubwoba bwari bwose ko ikirunga cyari kigiye kongera kuruka. Iki gihe byanatangiye gukekwa ko ibikoma byo munsi y'umujyi ndetse n'ibyegereye ikiyaga cya Kivu byashoboraga kuruka bikazamukira mu kiyaga. Turavuga ikiyaga cya Kivu. Uko bamwe bahunga umujyi wa Goma berekera Igisenyi, ab'Igisenyi nabo berekeraga iburasirazuba bw'u Rwanda bahunga imitingito yisubiragamo, imwe yanageze Kigali mu mugwa mukuru w'u Rwanda nibura mu birometero 90 uvuye i Rubavu. Abi Rubavu dushatse twavuga ko isi yaberetse ko atari bo bayigenga koko. Hirya no hino uburiri bwabaga bushashwe hanze y'amazu, ndetse iki gihe kurara mu nzu cyari ikibazo gikomeye cyane. Imitutu mu mihanda, ubutaka bwasama nk'ubushaka kubamira. Ngiyi imitutu mu mazu, inzu zisadukamwe ibice ba nyirazo bazibona, abo zitahirimye zarahazenzekariye cyane. Ubwoba bwari bwose iki gihe. UNICEF nibura yabaraga ko abandi 170 babuze, naho abandi 150 bagatandukana n'imiryango yabo igihe ikirunga cya Nyiragongo cyarukaga. Ingo zigera ku gihumbi zose ndetse n'ibyaro 17 byarahangirikiye cyane. Iyi ni imibare y'umuryango w'abibumbye yo kuwa 25 mu kwezi kwa gatanu. Ikirunga cya Nyiragongo ni kimwe mu birunga umuntu ashatse yavuga ko ari ikirunga kibi cyane cy'inkazi isi ifite kugeza uyu munsi. Uko kirutse kikangiza byinshi, niko buri wese asigara yibaza ati indi nshuro yo ni ryari, ese nibibaho bizagenda gute? Nyuma y'iruka ryabaye mu 1977, mu 1982, hagati y'umwaka wa 1994 na 1996, mu bihumbi 2000, none no mu 2021 kiti ku tariki 22 kuri 23 mu kwezi kwa gatanu nzabereka cyarabikoze. Uyu munsi abenshi turacyari mu ngaruka. Ni nansoreje iki kiganiro cy'uyu munsi, mwakoze kuba mwagikurikiye. Ni ikiganiro cya Tele Montagne mukurikirana mu ruku cy'umweru isa 3:30 za mu gitondo na buri wa gatatu isa 9:30 z'amanywa. Je nitwa Samuel Mugisha, ndetse kumanuka munsi y'iyi video mugakanda hano tukora handitse ijambo subscribe, niyo ngingo yagufasha kuzajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Iki kiganiro nimenya byinshi naho ubutaha.